nabuhawe na nyakubahwa n'ubutumwa. Imana iramwe ngo mbwirira abantu ngo nibaze gusenga bakiri bazima, naho ibyo kwinjira mu rusengero uri umurambo, urahinjira uri umurambo ngo bikumarire iki? Indirimbo z'Imana abantu badashaka kumva, kubera iki ku munsi iyo bapfuye arizo bashyiramo? Kuko hari abantu badakwiye kuririmbirwa, hari abantu bakwiye kujya muri gereza gukatirwa ku minsi mikuru yabo y'amavuko. Si umuhango se? Bucuri akosheba oya ntabwo ibyo bintu byaba, oya ntibyabaho nyine, biteye isoni. Ese kuki ibyo bitera isoni byabo bumva ko ari byo bifite agaciro kuruta iby'Imana? Abaye pasiteri koko nk'uko bivuga baba bashaka kumenya amahame y'urusengero rwa Mama Mcharlene naramuka abaye pasiteri, kuko birashoboka nta wamenya. Ubwo wowe abantu abantu mwe muri gutumva, abantu muzaterana inda mutarasezerana mu rusengero rwa Mama Mcharlene. Nanjye niyo mpamvu ntarwo nshaka, usibye ko nagiye ngira abayobozi bakuru bo muri ADPR, bamwe bakuru bakuze mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka, ibyo ntibabishingireho. Naba nibyibuhiye nihagiye imvange zanjye n'agashyushya Imana yankamishirije, inda yaza atari kuri mugore mubona adafite ibimenyetso byo gutwita, ubwo bujajwa mu rusengero rwanjye nabuca kuryo umuntu wese wanga ubusutwa yazi. Ariko hari ibintu utaca. Munanyita indaya, ntiyamfashe, ntitwasambanye, nta n'uwamwongoreye turi mugore harahiye. Uri kumva? Kuko ntawe ngiye natanze uburenganzira ngo umuntu wese w'umugabo cyangwa w'umusore uzi ko naba naramuhaye nta mbabazi mwatsi azaza bivuge, uzazi mbya mbabazwa n'abantu bavuga ngo urugo rwarananiye, kandi bitewe n'ukuntu niyizi na experience y'uko nigisha ibyonzi nabayemo, muri make ntananiwe. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro aho muherereye hose ku isi yose. Ni kwa kundi tunyaruka tukagera hirya no hino dubashakira abakozi b'Imana. Murabona rero ko uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana Mama Mcharlene. Mpamvu yatembagaye nuko asanzwe nzi kuri kamera. Ariko nibi njya bishorora. Umeze te Mama Mcharlene? Ndakomeye. Umeze neza? Yego. Ndashima Imana. Haleluya. Nanjye ndabona umeze neza, ndabona ubwiza bw'Imana bukuriho. Yego. Muri iyi minsi se uri gutangaza iki? Muri iyi minsi urimo uratangaza iki? Ndi kubwira abantu ko mbere yo gushyingurwa mbere ndabivuga ngo ikira, mfite abantu message yuko bakwiye kwinjira mu rusengero batari imirambo, bakabanza kujyayo ari bazima, n'indirimbo z'Imana bakazumva bakiri bazima batarapfa, kuko abantu barimo kugenda bataha, ugasanga abantu batarakandagira mu rusengero bagiye gusabiriza aho babasezereraho, bagatanga n'amafaranga. Abantu rero nibinjire mu rusengero basenge bakiri bazima, kuko kwinjiramo bapfuye ntacyo bimaze. Kandi izi ndirimbo z'Imana abantu bari kwanga kuzumva bagihumeka, bahubwo bakazibashyiriramo bapfuye, ntacyo ziri bubamarire. Ariko zikari ariyo message mperutse kumva ngo uvuga ngo mwari mwabona umuntu acuranga izi ndirimbo z'abastari ku munsi w'ikiriyo. Ntago bishoboka. Ku munsi w'ikiriyo se hari umuntu wari wajyana umurambo kuri beach? Nta nurashyiramo za zindi za ba Jay Paul n'izindi. Sawa rero. Iyi Mana abantu badashaka n'ibintu by'Imana bibatera umujinya, cyane ko nabitwa ko ari abantu b'Imana nabo bari kubitera umugongo, ngo ni ibintu bitinjiza vuba, ngo bifutanga udufaranga duke. Uri kumva? Turi kubyanga, ariko byose ni hahandi hacu dushobora kuyisanga tuyitabye ariko tutagiye kubana nayo. Ibyo bintu birakomeye ngo abantu bareke kujya mu nzu y'Imana ari imirambo. N'ubutumwa nahawe, nabuhawe na nyakubahwa. N'ubutumwa Imana iramwe ngo mbwirira abantu ngo nibaze gusenga bakiri bazima, naho ibyo kwinjira mu rusengero uri umurambo, urahinjira uri umurambo ngo bikumarire iki? Indirimbo z'Imana abantu badashaka kumva, kubera iki ku munsi iyo bapfuye arizo bashyiramo? Watubabarira abantu bo kuri TV.
ndetse no kwa mama Mcharlene official wenda kwa mama Mcharlene official wabivuzeho ariko noneho ukabivugaho gatoya uko iyo message Imana yayiguhaye. Reka nkubwire njyewe n'ubu ushobora kwicara hano ukambaza ijambo Imana igahita nk'ubutumwa. Mbese uburyo Imana hari ubutumwa bushyashya nahawe muri uyu mwaka. Harimo ubwerekeranye na anniversaire njye nabuhawe ndi gutegura iyanjye. Umuntu yambwiye ngo uzi ko uyu munsi ari wo munsi wavukiyeho. Yabaze kugira ngo abantu banyibutse igihe navukiye urumva ari ibindi mandimo. Hanyuma wenda reko mbariho mbanza. Bantegurira anniversaire yanjye. Umuntu amaze kumbwira ngo nkwifurije umunsi mukuru mwiza w'amavuko. Hahise haza message. Imana iganiriza umutima wanjye iranganiriza kugira ngo nzabiganirize abandi. Numva ngo nimba maze imyaka runaka 20, 30, 50 imyaka yose umaze kwisi, ntabwo abantu bose bakwiye kuririmbirwa ku munsi mukuru w'amavuko. Hari n'abakwiye igiti, hari n'abantu bakwiye guca iminyafu bagakubitwa. Wagize anniversaire aho gukata keke bakagukatira iminyafu. Uri kumva? Yego. Ugasanga umuntu bari kumuririmbira uri kumva ngo bamufashije kwishimira imyaka maze, kandi ugasanga imyaka maze imyisha maze ku isi yabaye umugome, yagiriye n'aba abantu, mbese imyaka ye nta mumaro nta n'umusaruro, ntacyo yamariye abantu, nawe ubwe ku giti cye nta cyamumariye. Uwo muntu akwiye cyeke se? None se nimba uri umugabo bagukoreye umunsi mukuru w'amavuko ngo ufite imyaka 60 y'amavuko, ugasanga mu myaka 60 ufitemo abagore 6, cyangwa muri iyo myaka wajujubije umugore, wajujubije abana. Ndabikubwira. Yego. Urumva ukuntu Imana yanyenjeje ahantu kure. Muri abo bagore 6 wabyayemo abana 12. Kandi abana wabyaye ntago baziranye n'abawe bo kuri wa mugore. Ejo bundi bazacakirana basambane cyangwa bashakane. Igihugu gikomeze kuzuramwo imivumo iguturutseho, aho abana bavukana ariko bagashyingiranwa batabizi. Babyita amacugane. Abo bana 6, 12 bambuwe uburenganzira bwo kugira se kuko ari bwihishe. Umwana akura atazi papa we, niko wa mugabo we. Ubundi bakuririmbira bagukatira keke, bagukatiye ibibanda ahubwo bakakuvutagura. Urumva ukwiye kuririmbirwa ngo umaze imyaka 60 kwisi, wayimazemo iki? Hanyuma umukobwa abayeho n'umukobwa agize imyaka 20 cyangwa 5. Baramuririmbiye ngo Nyagasana guhaza uburame. Ariko uzi ko hari abakobwa Imana idashobora guhaza uburame bitewe n'ibintu bakora. Imuhaze uburame kugira ngo akomeze atwara abagabo babandi. Erega makeke nakubwiye ngo nuko atari umufungo wanjye bakoresha, nahita mbihagarika guhera none kabanza gukora iperereza kuba ngiye kuririmbira n'imyaka bamaze, kuko hari abantu badakwiye kuririmbirwa, hari abantu bakwiye kujya muri gereza gukatirwa ku minsi mikuru yabo y'amavuko, hari abakwiye guhabwa akato kuko imyaka bamaze bayikozemo ibitari byiza. None ngo Imana iguhaze uburame, iguhaze uburame kugira ngo ukomeze urya abana na ba nyina, iguhaze uburame uri umurozi kugira ngo ukomeze umara abantu. Imyaka umaze urinda yishimira bagukatira keke, wamaze iki? Umukobwa yakuye ibyinyo, abana babuze minerivare, uri kumva? Rasiyo yagabanutse mu rugo kuko ntago bagikura ibyinyo gusa, na muzitsa n'ibijigo basigaye babikuramo. Abana baretse kujya kwiga, ishyushye irabuze kuko nyiramwiza yakuye ibyinyo. Hanyuma ku munsi mukuru we w'amavuko bamuririmbira, uwo mukobwa akwiye iminyafu. Kumukatira keke ni amakosa, hakwiye inkoni. Hajya message ngo niyihe Imana yaguhaye? Iyihe? Ya indi twahereyo ngo nuko ujya munsi. Yego. Yego. Iriya nayo hari igihe Imana yayimpaye. Hari ibyo nari narebye yambwita ngaho ndebera. Ntabyo mvuze. Maze ndareba, nditegereza. Yamwati none se
bazabaho batazi mu rusengero umuntu azi ku mucanga sibyo ahari hoteli nziza akajya kwirira abana siko babyita yego akajya mu kabyiniro kujya kubyina sinzi nimba bikibaho akajya kwinezeza mu myaka ye yo kubaho akaba adashobora kwinjira mu rusengero cyangwa akarwinjizwamo n'impamvu ariko yamara gupfa ntibamujyana muri ka kabyiniro ntibamujyana muri ya hoteli hamwe arira ntibamujyana ku mucanga bamujyana mu rusengero kuki badashaka kuza mu rusengero ari bazima bakahaza ari imirambo bimaze iki irambwira ngo wambwiriye abantu banjye bakaza mu rusengero ko n'ubundi bazahaza ari nabwo birirwa basabiriza aho bazasezerera abantu babo kuko batagira iyo baba n'iyo babarizwa ntabwo nari nasobanukiwe numvaga ko muri n'iyi minsi abantu bajya mu nzu y'Imana bazi ko ari bazima ariko ari imirambo oya nibyo ni ibintu byabyo ariko ntaho bihuriye ahubwo kumwe umuntu abaho adasenga atagira idini atagira itorero ari mu bagatolika ntibamuzi mu basiramu ntibamuzi mu barokore ntibamuzi kwa Gitwaza ntibamuzi kwa hehe ntibamuzi ntaho abarizwa cyokora mu kabari baramuzi muri buwate baramuzi ku mucanga baramuzi inkumi ziramuzi hanyuma bikabatera isoni ku munsi w'urupfu rwe bagatangira gutanga amafaranga mu rusengero kugira ngo bakore umuhango wera kandi bitejejwe aho bazamusezerera bwa nyuma reka abantu bareke cyangwa se bisubireho aho kugira ngo bakizwe aho kugira ngo bazaze mu nzu y'Imana ari imirambo ndi kumwe na Komera TV ibyo bintu urabyumva gute mama Mcharlene navuze ubwo butumwa yazaniye abantu ngo abantu bareke nibakizwe bajye mu nzu y'Imana bakiri bazima aho kuzayizamo ari imirambo ntabwo byoroshye ubutumwa Imana iduhaye muri iyi minsi ariko byo rero n'abantu bakwiriye guhinduka kubera ko ubona ko n'isi iri kugenda yanga abantu ubona ko iri kugenda iduhakanira ko itakira ubuturo bwacu ariko igitangaje nuko abantu batabyumva nyine usanga bagenda bahindukana bukundi ariko abanyarwanda baravuga ngo havugwa menshi akumva beneyo so ariko hari ikintu numvise neza none se Mcharlene Imana ikubwira yakubwiraga ko idashaka abantu kwa kundi nyine umuntu wenda yapfushije nk'umwana ariko umwana ntiyarasanzwe aza mu rusengero cyangwa se wenda n'aba bantu twita abasireyi ntibasanzwe baza mu rusengero none wagize ikibazo arapfuye nyine ubwo icyo Imana idashaka nuko bamuzana kumusengeshereza mu rusengero nkubwira icyo Imana ishaka nagisobanuye kandi ba nyirabyo bacyumvise kandi nabisobanuyeho tu icyo ishaka nuko abantu bagomba gusenga bagihumeka bagaha Imana agaciro n'urusengero bakaruha agaciro kuko impamvu rufite agaciro nuko nimba umuntu adakunda mu rusengero ariko yapfa ugasanga imiryango ishatse urusengero kuki batamujyana mu kabyiniro ngo bamujyane ku mucanga bakamuzana ku rusengero kuhaza rero bapfuye ntago ari byo ahubwo niba haze ari nabazima bagihumeka wigeze wenda urabona nk'ibi birori byo kujya gusezera nyine umuntu bakajya umurambo bakawujyana mu rusengero bagasenga buri hari ikintu bishobora guhindura wenda tuvuge uko yari asanzwe yitwara hari ukuntu bamusengera kuba ati Mana umwakire ibintu nk'ibyo ubona biriya bintu bifite icyo bihindura nanjye hari imvune ntazongera kuvunika nazaba nkwebye nkavuga ni muzambabare muhiga urusengero rwanjye mu njyanemo ntacyo bihindura ntacyo bihindura nta na gitoya gusa ni umuhango nyine ni imihango kandi buri muhango ugira aho ukorerwa ariko nta nacwa aba yumva se hariya biba byarangiye niyo mpamvu nyine nta n'icyo bimaze ese buriya mama Mcharlene tuvuge uba waramutse ubaye pasiteri none ukaba uri pasitori wowe nta murambo bazana wenda nyine ngo bawusengere none se nakubwiye ko gusezera abantu mu rusengero ari icyaha wenda ubaye ubizi ko buriya ni umuhango nta n'icyo utwaye kuba abantu bamujyana umuntu bamuzana mu rusengero dore ahubwo ibintu bibi aya matorero yo hanze akunda amafaranga uri kumva basezeranya abantu batemerewe gusezerana kubera amafaranga babahaye noneho bakanasezera ku bantu badakwiye gusezererwa mu rusengero kubera amafaranga Imana zabo ninda kuko ntago ushobora kuza nko mu itorero iwacu n'urugero ntuhasengera
nturi uwo ku mudugudu uyu n'uyu, ntusengera kuri paruwasi iyi, nturi umukirisitu, hanyuma ngo uze ukorerwa imihango yera, ntabwo bishoboka. kandi urabona yuko ibyo bintu birakorwa cyane. Umuntu arapfa yari umuntu uraho, reka tureke kuvuga ngo yari iki yego, ariko noneho kubera ko nta kwa padiri bakamwihakana, kwa pasiteri bakamwihakana, bakavuga bati ntago tuzaherekeza umuntu nk'abatwaye rya tungo. Bakavuga bati reka dushaka umupasiteri, biteye isoni, reka turaho tumwegeka, dushaka umupasiteri tumuhe 1,100. Ako se ubundi tuvuge n'urugero mu mashere ko hari n'umuntu ushobora kuba ari mu idini, imihango yose y'idini ari wa munyedini mwiza, noneho wenda akagira nk'icyo kibazo agapfa, yakitaba Imana bakamuzana kumusengera, ariko n'ubundi nawe nubwo imihango y'idini yayikoraga neza, ako mu by'ukuri atari umukristo, we kuki bamuzana? Ibyo ngibyo ntabwo bitureba. Ni umukirisitu, ntituzi abazagikuzimu n'abazajya mu ijuru, ariko kuba yitwa umukirisitu waho ngaho byonyine birahagije. Erega n'umusinzi amenya aho ataha. Ngira ngo ni bya bindi umuntu umwe yageze kuvuga ngo hagati yo gushiramo umwuka no gushiramo ngo ntago twamenya ngo icyo yavuganye n'Imana. Hagati aho ngaho, donc hagati yo gushiramo umwuka no gushiramo ibintu ntabwo byoroshye. Hanyuma mama Charlene, ubona hari icyo bihungabanya ku idini, cyangwa wenda Imana iguha ubwo butumwa, iguha message ngo ubwire abanyamadini, donc Imana yavugaga ko imbogamizi cyangwa icyo bibangamye ari iki? Reka nkubwire, sibyo? Imana iyo ivuga ibintu bifite intego ziruta izuri gutekereza, nanubwo yagiye mu tudetaye nk'utwo abantu bajyamo, sibyo? Iriya ni message y'abantu batajya mu rusengero, nta bindi. Abantu badakijijwe bareba urusengero akabona ni ibintu bidafite iki agaciro. Yego, Imana yagira ngo ibereke ko mu rusengero hari agaciro, bakwiye kuhubaha. Umuntu wese yaba akijijwe atanakijijwe akwiye gufata iyi message ati reka njye gusenga, kuko ukurikije abantu bose, ariko uzandebera indirimbo bashyiramo indirimbo z'Imana batarigeze baziririmba na rimwe mu kanwa kabo. Uri kumva? Kuki badashyiramo indirimbo se z'abajama n'ababingu, zimwe bahozamo kuki ku munsi w'ikiriyo cye bareba ko Imana ara? Nasubwo ngubwo urumva wowe umuntu yaba yapfuye ugashyiramo ngo inana cyangwa iyindi. Ahubwo ngiye hari ikintu nkwiye gusaba, ibyo bintu uvuze nabyo bihinduke. Nkuko wavuze ngo umuntu niba yagize anniversaire nta cyiza yakoze acirirwa ibibando, n'umuntu wapfuye atajya mu nzu y'Imana bashyiremo inana. Izindi ndirimbo zitarizo kwa General Yesu, ariko bashatse banazishyiramo bo nta nicyo bitwaye siki. Ubundi si umuhango se bucuri akosheba oya ntabwo ibyo bintu byaba, oya ntibyabaho nyine, biteye isoni. Ese kuki ibyo bitera soni byabo bumva ko ari byo bifite agaciro kuruta iby'Imana? Ni ikintu gikomeye, ni ikintu umuntu azashakira undi mwanya. Nimba ku umuntu yapfuye n'urugero, ukaba utashyiramo indirimbo apucuri akosemana ukabitajyamo, menya ngo hari aho igomba kugarukira, ariko nimwe y'Imana noneho yubashye. Hasi buri Imana ntishobora kudohora, rega Imana ni umubyeyi ikavuga iti n'izi ndirimbo mushyizemo reka inshinko nizana. Umubyeyi se urashaka kumbwira yuko mu myaka maze ntarakubita Ivane cyangwa Charlene? Ubwo se naba ndi umubyeyi gute ntabahaniye ngo mbashyire no kuri gahunda? Noneho wowe se ushatse kuvuga ko Imana itakisubira ikavuga iti nkurikije utu turirimbo n'amarira aba bantu barize uyu muntu umuhaye ijuru? Okay, vana santima hano muri iki kiganiro wenda Imana arizaye niko yabigenza. Nkurikije bagashyiramo uturirimbo twiza. Tureke brage, nta mikino iri muri ubu butumwa bwarambabaje, biranambabaza. Kuko nguhaye urugero rw'impamvu Imana yabimbwiye byarambabaje, ariko nta n'urwo nguhaye. Ngewe ibyo yambwiye kuvuga nibyo, ibindi ni ibyanjye, ngira agahanga gato. Mama Charlene, hari abantu barenze umwe bari guhanura muri iyi minsi. Umwe ngiye naramwakiriye avuga ko Imana yamubwiye ko insengero zigiye kongera gufungwa, kandi noneho zigafungwa mu buryo butandukanye n'ubwo zafunzwemo.
bikaba biri seriye. None nawe uragira uti abantu muzana imirambo mu rusengero y'umuntu utarigeze anajya mu rusengero ngo bamusengere, ibyo bintu Imana ntabwo ibishaka. Ubundi ko bagiye kuzifunga. Ariko rero wanumvise nabi, nimba wari uri kuri telefone, nimba wari ufite ibihe bibazo, ntago mbizi. Nakubwiye ko ntago Imana ifitanye ikibazo n'ababazana mu rusengero, ahubwo ifitanye ikibazo n'abaza mu rusengero baje gusezerwaho bwa nyuma batarahinjiraga. Ahubwo ari nyine uwo murambo. Yego. Abantu baze gusenga ari bazima, kuko bazi neza ko mu gihe cy'isozwa ry'urugendo bazajya mu rusengero batazajya ku mazi. Ese buri Imana ibibona ari abazimu baje, ibibona ari ntabwo ibyo mbizi, ibyo ntabwo mbizi. Nakubwiye ko ba nyiri message barayizi kandi bayumvise. Hari igihe ibibona ivuga iti Imana ujye umenya ko itagira ibitwenge nk'ibyo byawe, utwo n'udusantima twawe nyine nk'umuntu wowe ufite n'ijuru nyine waritangira n'idiho. Mbese mashere urumva kuva Imana iri kubyanga, ishobora kubibona ari abazimu bazanye mu rusengero. Ntabwo mbizi. Ahubwo abapasiteri bakanure cyane. Bakanura ibiki se? Si udufaranga wese abikoze atabizi yuko ari bibi, ariko baba bamuhaye amafaranga. Hari nk'ubu iyo umukobwa atwite cyane nk'iwacu niho biba, iyo utwite ntibagusezeranye. Iyo batagusezeranyije rero ntabwo ubukwe buhagarara. Hari ahantu ugomba gutanga amafaranga bakagukoreraho imihango yera kandi idafite n'ikiri bukumarire. Mashere uvugishije ukuri muri ADPR hari aho wabibonye? Nyine ntaho biba, niyo mpamvu nyine hari abandi bahita uha amafaranga bakagusezeranya unatwite. Iwacu ntibabyemera. Mashere reka dutindaho naguho gatoya, tuvuge n'urugero buretse gato, kubera ko si wowe bivuze hose. Urumva umukobwa n'umusore barakundanye, bibayeho amuteye inda, hanyuma Mashere wowe uri nka pasiteri wabasezeranya cyangwa ntiwabasezeranya? Ntabwo nabasezeranya. None se ubundi impamvu utabasezeranya ni iyihe? Impamvu ntabasezeranya ni uko baba baraguye mu cyaha cy'ubusambanyi. Mbese baba bakeneye umuhango wo gushyingirwa kwera, sibyo? Ari abasore n'inkumi baba baramaze kubyirangiriza, none baba bakeneye gusezerana kubera iki se? Wabareka? Ni wowe nyine. None se babashare ubanje ukabasengera bakihana. None se ibyaha byose Imana ndi umupasiteri no mu bintu zambaza Imana ntibabarira ibyaha byose. Imana ni nyembabazi. Ariko reka tubisobanure muri ubu buryo. Nge ntekereza yuko ahanini impamvu zo kutabasezeranya ni ukubera disipurine y'itorero. Yego, kuko n'ubundi iyo umuntu yamaze gukora icyaha akihana, Imana iramubabarira. Ariko kubera ko hari ibintu twishyiriyeho nyine tukavuga ngo ibi n'ibi ngo byagenze uku ibyo ntibyashoboka, niyo mpamvu Mcharlene atamushyingira. None se ariko mu by'ukuri byaba ari uko se Imana ibibona nabi cyangwa byaba ari amategeko? Ibyo bintu ndumva ashaka ko tubirenga. Nge sindi pasiteri, nta n'itorero mfite. Mu bintu Imana izambaza, ntizambaza abantu nasezeranyije, izambaza abo ndi kubwiriza. Ibyo rero uzahamagara abapasiteri hanyuma ubibabaza. Ariko rero Mashere wibuke ko hari umuntu washyize mu kiganiro twakoze ubushize, hari umuntu wabajije ati se buriya Mcharlene nta wenda aramutse abaye pasiteri buriya hari abantu bakwizereramo ku buryo wazamubwiye se amubwire ariko se wajya ubaha nimero? Nta na nimero zanjye ushyiraho ziba ziriho. Kuki batampamagara? Baba bashaka ko abantu bose babibona ko bavuga bati se Mcharlene buriya abaye pasiteri koko nk'uko bivuga. Baba bashaka kumenya amahame y'urusengero rwa Mcharlene naramuka abaye pasiteri, kuko birashoboka nta wamenya. Ubwo wowe abantu mwabantu mwe muri gutumva, abantu muzaterana inda mutarasezerana mu rusengero rwa Mcharlene. Nanjye niyo mpamvu ntarwo nshaka. Ariko reka nibarize Mcharlene, Sundi mubanza muterana inda mwagiye murindira ubundi. Ese undi ko numva gutera inda, ariko sipire ko numva guterana inda mwabigize ibintu byoroshye, ntago ari ubusambanyi buba bwabayeho umuntu agatwita. None se iyo umuntu atukanyeho si icyaha se? Ni icyo mbakundira, niho isi igeze musigaye mubyoroshya ko byose ni hahandi. Data Mcharlene, reka nge nkwibariza ikibazo. Reka ibyo ngibyo wenda duse nk'ababiretse kuko tunabirenge rwose sinshaka no kubyumva ibyo. Reka tubwire abantu bifuza gushaka bateranya amada
hari amadini amatorero amwe n'amwe abyemera, hanyuma uzakenera kukumva yabikora azareka rya torero ritabyemera ajye muri, ariko se ko nabonye n'ahantu hose biba bikomeye, maze iminsi nkora ubushakashatsi ntawe biba byoroshye. Mbese urebye icyo twabifuriza ni ukwirinda kugeza ku munsi w'ubukwe. Icyo nshaka kukubaza uyu munsi, ubaye pasiteri ubaye pasiteri ariko akaba ari wowe uhagarariye itorero ryawe, akaba ari wowe mukuru, ari wowe ufata ibyemezo byose, ni ibihe bintu uyu munsi ubona bikorwa mu matorero atandukanye ubona nka kirazira utakwemerera mu itorero ryawe? Reka nkubwire ibintu ntakemera. Cya mbere ni uko ntakemera ko umuntu yitwara uko abyumva, ngo umuntu mbese abantu bamere nk'abiyobora bitwara uko byumva. Njye nashyiraho n'amahame yanjye ahubwo atandukanye wenda n'ay'iwacu. Ntago nakemera ibyigenge. Yego. Ngo mbone ngo umugore yataye umugabo, mbone ngo umugabo yataye umugore, ngo baze ngo nimba asezeranye nabanza nkakora ubugenzuzi, kuko no kubareka nabyo sinabareka. Gusa nta muntu waba ikigenge. Ukivuga aho ngaho hari igihe wenda nko ku bantu bazi ubuhamya bwawe, hari igihe umuntu ashobora guhita avuga ati buriya ari gukemura ibibazo muri bya bindi byagiye bimubaho, ntashaka kuvuga ngo wenda ibyo abantu bakunda kwita ibikomere n'ibindi. Waba ushingiye kuki kuri ibyo bintu? N'ubundi ibyo mvuga bituruka ku byo nanyuzemo, kuko iyo ntabinyuramo ntabyo nendaga kuvuga, kuko n'Imana yabinyujijemo kugira ngo mbe uwo ndiwe. Uko wabifata kose, nk'ubwo neta ngusubiza n'ikindi ngo ntabwo nshobora gushingira itorero ku marangamutima y'abantu. Wayashingira kujyawe? Ntago nashingira no kuyanjye. Burya njyewe ndi umuntu uzi gukorana n'umwuka, kandi uzi kugisha inama Imana. Sinakoresha amarangamutima nimba n'ubu buzima ndimo mu bintu nirinda kugendera mu marangamutima y'abantu. Naho wambwira uti babashe nutabikora ndahera umwuka, nakubwiye ntipfa bagende kugushyingura. Naho wambwira uti rwose babashe detajya muri Nyabarongo, nakubwiye ntubu noneho iruzuye irukanka ugendeyo. Sinshaka gukora ikintu ushingiye ku marangamutima y'abantu. Sinshaka no gukora ikintu ushingiye ku marangamutima yanjye yonyine, ntago bishoboka, kuko amarangamutima yanjye yancuka, kuko ndi umuntu ndi inyama n'amaraso, n'amarangamutima y'abantu arashukana. Ariko iyo uteye intambwe ukegerana n'Imana n'ubujyanama bw'Imana, Imana ikugira inama, kandi iyo ikugiriye inama ibintu byose birakorohera, kuko nibyo abantu babona bikomeye ugasanga bagufashe baguhambye, ariko uzi neza ko uri kumwe nayo. Ujya kubona ukabonaho kugira ngo upfubaye ubaye muzima. Ikintu cya mbere rero nashingiraho cya mbere ni ukuyoborwa n'umwuka w'Imana. Burya ni nayo mpamvu ibintu byo kuba pasiteri mbitinyana nabyanga. Bura nuwambwira ngo yampa miliyoni zingahe, Mana we nimba hari ibintu ntinya nuko ngo nabaye pasiteri mama Mcharlene, kuko nzi imigoko, nzi n'ibintu nzabazwa byo kuyobora abantu, kuyobora intama n'ihene. Ni ibintu Imana ishobora gukora, kuko njyewe wenda shingiye ku byo mba numva Imana imbwira, ntabwo nshobora kuvuga 100% ngo sinazaba we, kuko nzi ko hari ibintu byinshi nabaye byo ntarabishakaga. Muri make ntago wahakana kutazaba pasiteri? Ntabwo nabihakana, kuko hari ibintu byinshi amakuru ufite. Oya, nkurikije n'ukuntu Imana igenda ikorana nanjye, cyangwa n'ibyo Imana ishobora kumbwira, n'abantu bakurikira mama Mcharlene, kame misi iriho abantu benshi kandi bamwumva. Urumva Mcharlene ntabwo yabihakana, nanjye niyo mpamvu mba mbihagararaho, kuko birashoboka. Imana ibikubwiye. Mfite ibintu byinshi nagiye mpakana, nkumva ko bitanashoboka, nkumva ndanabyanze, nkumva hoye. Ibibi byambayeho nari narabihakanye. Hari uwaba yarigeza gusaba kukwimika urabyanga? Mana ya Isaka, iyo nahuraga n'intambara mu itorero, nahitaga mbona abantu babimbwira mu Mcharlene wazi wacu dore ufite n'amavuta, kandi njyewe pe reka nkubwire, namenye amakuru y'abantu bigize abashumba bakisukaho amavuta yo mu icupa, ntibagendere muri uwo, ushobora no kuyisukaho ukavuga uti mbayewe. Ni ukuri ntibigire n'ikibazo. Ariya mavuta nanjye ejo narayaguze nyashyira iwanjye, ndavuga nti aya niyo basuka ku bantu, urayazi?
nta nubwo muri kureka ngo mvuge noneho abantu nakoranye nabo ikiganiro diplome yawe ni danje kabisa. Ariko rero Mcharlene n'ikibazo urumva uyu mugabo yagiye kugura amavuta ngo basanzwe bimikisha abapastor none se buriya yaguze ngo bimara iki? Ese amavuta bagura muri botike hariya ya Sera ya Saira mbanze ndangize uri kumva yego wenda babe barayavanye muri Isiraheli amavuta yo mu ihembe atajya asimburwa uri kumva rero hari ibintu nagiye mbona mu buzima ntateganyaga ibyiza ndetse n'ibibi hari ibibi byantunguye hari amagambo mvugo ntarinzi ko bishoboka bitewe nuko niyizi uko ibibi byaje bintunguye ariko nkabibamo ni nako hari n'ibindi byiza bizaza ibyo nateganyije n'ibyo ntateganyije gusa umurongo wanjye ngomba kugenderaho ni ukugendera ku mwuka w'Imana kuko nasanze amarangamutima yacu araciriritse turi abantu bo hasi turi abantu barebera muri metero imwe ariko Imana ikaturebera mu birometero byinshi icya mbere mfite itorero urumva ngiye nanasenga nkatagangara niyo mpamvu ntabyo nshaka Mana ejo nzariyobora iteraniro gute inama afitanye n'abakirisitu nzabigenze gute ese kandi ibyo bintu ni nabyo bikenewe kuko nimba bakuzaniye urubanza waruvuze wenda ngo nabashingiye ku byanjye ugira ngo se shingiye nko ku byanjye nayobora itorero neza ukuntu nayobora itorero neza naca ubujajwa bw'abakirisitu abakirisitu hari ibintu barebera inyuma bagahita bacyatsa rwose mujumba pasiteri biriya bintu mukwiye kubigenza gutya urebeye inyuma ntago uzi ipfundo ntago uzi umuzi aho uri kandi burya mu mizi ibintu byo mu mizi nibyo biba bifite ikibazo iyo wamenye ikibazo mu mizi urakirandura uzi ukuntu urugamba rwanjye rwatumye naba umushumba mwiza ubu nta mukirisitu wanteranya n'undi ntabwo nabikwemerera abakristo bagukunda babyumve ako kantu wongeyemo ni kabi uri kumva ubusutwa bumwe abakirisitu uzi ko bazanira amagambo abayobozi bagahita bafata umwanzuro hanyuma rero pasiteri uriya muntu mu mwitondere njye bajyaga banangira raporo uriya mugore mu mwitondere umugore nk'uriya agira ku iziniyeri nk'iriya gute ubanza afite abagabo usibye ko nagiye ngira abayobozi bakuru bo muri ADPR bamwe bakuru bakuze mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka ibyo ntibabishingireho naba nibyibuhiye nihagiye imvange zanjye nagashyushya Imana yankamishirije inda yaza atari kuri amugore mubona adafite ibimenyetso byo gutwita ubwo bujajwa mu rusengero rwanjye nabuca kuryo umuntu wese wanga ubusutwa yazi ariko hari ibintu utaca ibiki none se niba wenda babonye wihagiye ako gashyushyu nako gafiriti inda yaje uzabuza abantu kuvuga ko umuntu atwite kandi utamupimye oya ntago nzababuza kuba bivuga ariko nanone ntago nzigira umushinjacyaha ngo mite mbyemeza ikintu bita gukora ubushakashatsi ye baba we ubu ngubu mbayeho ntushaka kunteranya n'umuntu ushobora kuvuga ibintu ku muntu ukama n'ibimenyetso simbyemere mu gihe ntarabibona bitewe n'ibintu njya mbona abantu bandega kandi atari byo. Mcharlene ndabizi ufite ubuhamya burebure ntago tuza kubugarukamo ariko hari ikintu njya nibaza ndetse n'abantu badukurikiye bajya bibaza igihe cyose ugaragara nk'umugore w'umunyembaraga kandi ukomeye udapfa kunyeganyezwa n'ibintu byose bibonetse ariko nta kindi kibigutera ni Kristo uguha imbaraga ikibazo mfite ni iki nshaka kukubaza mu bintu byose wanyuzemo ikintu cyagukubise ukumva uranyeganyeze pe ni iki reka nkubwire kunyeganyega byo ntago njya nyeganyega kuko n'umwami undimo nta nyeganyega yego buriya nyeganyeza Imana indimo yaba nayo inyeganyega ariko ntewe n'ukuntu itajya inyeganyega nanjye ntago nanyeganyega icyo kora wenda hari igihe nshaka kwicara nkavuga ntari kuwita ibi bintu bizagereza he koko ariko nzi ko bizarangira yego kankubwira ikintu cyambabaje mu buzima abantu banavuga hanabwira Imana nti untwaye ukamvana ku isi bikimeze gutya ntago nshobora kubyemera hanabwira Imana ngo mu manza uzamburanira abamvuze ibiki n'ibiki uzabihorere ariko hari ibintu ntazakwemerera mu gihe nkiri kuri uyu mubumbi uzancira urubanza kandi uzaze 6:30 cyangwa mu masaa 7 habona ayo masaha n'abagiye muri pose baba barimo kuyivamo
ibyo bintu nanjye njya mbisabira mu Mcharlene. Umva ikintu cyambabaje kuko so uko tareka ngo mvuga wetse impamvu mbigusabira mugani hari ukuntu abantu usanga barabaye bubaka akazu kabo ukabona bamwe bubatse akazu kabo bagaheza abandi ariko igitangaje cya hano ku isi amakuba n'ibyago birangira twese tubisangiye. Yego Imana rero igira ukuntu ibigenza kwa Mcharlene havuzwe impundu mu izina rya Yesu. Ushatse kuvuga iki? Hanyuma utwo n'uturangamutima tumarangamutima twawe. Mushatse kuvuga iki? Umva rata umva ikintu nashakaga kuvuga Cyprien. Oya ntacyo n'abadukurikiye baravyumva ni bakuru. Urumva rata ikibazo nabwiye abantu banyise indaya. Sibyo? Yego. Cya kintu kirambabaza. Cyprien nge ndiyizi. Ntago umuntu nkurikiranye kuri kamera utaza aho ndara, utaza aho nirirwa, utaza imyaka maze ku isi icyo nayimazemo. Munanyita indaya ntiyamfashe ntitwasambanye nta n'uwamwongoreye turi mugore harahiye uri kumva kuko ntawe ngiye natanze uburenganzira ngo umuntu wese w'umugabo cyangwa w'umusore uzi ko naba naramuhaye nta mbabazi mwatsi azaza bivuge uzazi ndi n'umukobwa uzatera intambwe uzi hano kuri kamera uzaze sinkwinginze akagabonetse ndi n'umukobwa ntuyinyamirambi nyamijose uwo nakinguriye muri ghetto nabagamo yo mu Gitega sinkusabye imbabazi uzazo bivuga azaze bira rero birambabaza umuntu ufata Mcharlene ngo ndindaye mpita nibuka urugamba narwanye rwo kugira ngo ntazasambana. Yego sha nkahera mu rugamba narwanye ndi umukobwa nkabona ndarangije mbaye umugore nkareba urugamba narwanye mu myaka 13 hafi 14 nta n'umugabo wankoze imitwe y'intoki nirinda ndi kurinda nivuga butumwa n'agakiza iyo banyise indaya urababara ndababara ariko nakibuka ko izamporera dose Cyprien nitamporera ntazagende undi uvuga ngo Imana ya Isiraheli izamporera hari igihe nzi izamporera ikagaragaza Mcharlene original apana pirate biriza mu kanwa kabo. Icyo ni icyambere. Ikindi kintu cyambabaje mbazwa n'abantu bavuga ngo urugo rwarananiye kandi bitewe n'ukuntu niyizi na experience yuko nigisha ibyonzi nabayemo muri make ntananiwe kuko buryo urugo ntago rwubakwa n'umuntu umwe. Nakibuka ko kuva ku kintu cya mbere kugeza ku cyanyuma nta kosa Imana ishobora kumfatiramo mu myaka namaze mu rugo nabyo birambabaza. Rero mba numva nabwiye Imana ngo uzereke isi Mcharlene wa nyawe original apana pirate ba muri mu kanwa ka abantu bose baza kuri kamera kandi nkabwira Imana ngo ariko rimwe uzabereka ukuntu rutananiye. Muri make hari ukuntu muri make hari ubuse shamva Izayi yewe sijya nkunda amatiku yawe sibyo ibi bintu ni sawa buriya Mcharlene nazuri ubwenge ariko ni nabyo kubera ko Imana izamburanira muri ibyo byose mvuze nta bindi nanjye nibyo nshaka nanjye nibyo banifuza. Hanyuma buriya Mcharlene kandi natangiye kuvuga ibi bintu bibiri Mcharlene akasa nutabyumva agahita avuga ati reka ibyo bintu icyambere Mcharlene njye mbabwije ukuri ko vuba ahangaha Mcharlene adutungura mwe iyo mubonye iki gitwaye cya Mcharlene ugize ngo ariko reka nkubaza uzajye iwacu ku rusengero bazakubwira ko kuva nakizwa ninjira mu rusengero ntarabatizwa ikintu cyitwa ibitwenge n'ibyishimo nibyo bindanga. Nta muntu w'iwacu urambona narakaye mu rusengero ntibibaho. Ubuzima bwanjye ni ukwishima uri kumva kuvuga ngo akagatwenge ukambonye aho uyu munsi gusa Cyprien kaje vuba Mcharlene yavuze subashije kubyumva basi uzadutungura ubwo kudutungura ni gute ntabwo ari byo uzabatungura no kutwereka iki nyamara makuru abantu baba bagenda bakurura hano hanze nuko ngo binari hafi mufite umunwa muremure mufite indimi zireke na karuvati ariko ngiye mva amatsiko mva afite ni ukuri kose niba bizanabaho nako bizabaho sibyo kuko ari amategeko arabimwemera n'itorero arabimwemerera. Mfite amatsiko aya saa y'uwo munsi y'umuntu niba azaba areshya ate niba azaba asate simbizi
ariko niba nahari ufite ibibazo ariko ndaza kumubaza inyuma ya kamera nta uhari iyo umubaje ataguruka tamera amababa akaguruka ariko ibi bintu buriya ntabwo ari uko Imana izaca urubanza ariko izaruca nk'Imana ntabwo izaruca nk'uko mubitekereza ngo hari umuntu ngo hari uzaza. Hari umuntu washyize muri komanteri abonye Papa Charlene amaze kwerekana fiancé we. Noneho mama Charlene urabigaruye ibya Papa Charlene. Ntabwo ibyo mbivugaho. Noneho arangije yandika muri komanteri. Muzagakate singashaka kuzongera kuvuga papa w'abana banjye mu kiganiro. Nta kibazo. Noneho arangije akora komanteri aravuga ngo Mama Charlene avuze ko ari byiza kuba nyine abonye ibirori bigiye gutangira. Donc ahita aravuga ati kini cyerekana ko aricyo yararindiriye kugira ngo nawe mu minsi iri imbere bigene neza ko Mama Charlene n'ukuri n'abantu badukurikiye babyumva. Hanyuma abantu mudukurikiye rwose mu byumve Mama Charlene tuzamujya inyuma. Ariko njye ndumva Imana yaguheraho. Izaguhereho ibone kunkurikizaho. Bitwaye ikizi uri kungirira impuhwe mfite abana 5 wowe izo muri kungirira ubundi ko ari nyinshi waretse Imana ikaba ari wowe wibanza. Ngewe nambabaje cyane. Oya none ngende umumama w'abana 5 urabona ari njye ubabaje se ngo nkeneye umugabo ahubwo ni wowe ukeneye umugore kuko utarashaka nta n'abana ufite none se nkubeshye Imana ngo impereho iguhereho pe buri munsi ubu mfitiye amafemba Mama Charlene uzikajya ngo narakujujubije wenda uragira ngo nkuvira abantu baba bashaka kugira ngo barebe ibi bintu nyine dushimira Imana. Ese ubundi Imana mugomba no kuyishimira uko nguko umeze kuko nabyo nibyo kwishimirwa. Usa kuba ameze gutya mfite abo bana 5 ndi umukirisitu wa Kristo rega ngende umukirisitu byo ntago ari byo gushimira Imana. Ubu Imana muzayishima ngo nuko Mama Charlene ngo yabonye umugabo ubwo se muzi yaranzuye iki? Ese Mama Charlene ushobora no kwanzura ko ngomba kuzarinda nigira mu ijuru ari ukomeze ntago se yakomeza kwitwa Imana. Ntabwo nawe uri kubikeka ntago uri kubihamya icyo nkundira nuko ubuvuga uti icyo ukoreka kwa gaparo impano yo kwerekwa niyo kurota ntayo mukigira iyo gukeka niyo musigara musigaranye impano yo gukeka ubu ntugukeka gusa Mama Charlene ubwo umugabo nta muntu wigeze ambuza gushaka nabyo ari ubizi. Itegeko ryanyemereye gushaka kuva kera ninde se wakitambika nabishatse abagiye bose mwarabarashe abashatse mwarabarashe nta bagore bamaze gushaka abagabo 3 cyangwa 2 mwabagize mute ngiye ku buryo najya gushaka nkabatinya ninde ushinzwe se. Mama Charlene ubureba uriya munsi mukuru nugera hanyuma ngira ngo turi kugana no ku musozo mwabyumvise Mama Charlene tuba tugira ngo twumve ahagaze muri iyi minsi uko abayeho ameze ate impumeko ye nyine kuko byanze bikunze nta muntu ushobora gukundwa n'abantu bose ariko nta n'uwangwa n'abantu bose. Haba hari abantu hari nk'ikiganiro nshyiraho rwose ukabona nk'umuntu aravuze ati ngiye ndakwikundira. Hari nk'umuntu ejo bundi wambwiye yanyandikiye message ubanza ba muri Mozambique hava atari ku uyu mugore ngenda kumpera amadolari nukuri kandi bayaguha ntuzayari rwose pe. Hari umuntu bampereye amadolari arayarya sha utabeshya ako so ndi bagiye banyihamagarira bakayanyihera kandi na nimero ziba ziriho kuki babacaho. Okay Imana ibahe umugisha. Hanyuma ngira ngo mwabyumvise rero ikiganiro cy'uyu munsi icyo twavugagaho Mama Charlene ni yarwanyaga cyangwa se ni message Imana yamuhaye ko niba umuntu atajya mu rusengero ari muzima bakamuzanemo yapfuye twige gusenga turi bazima ku munsi mukuru wa anniversaire yawe bajye bakuririmbira babanje kumenya ibikorwa byawe ariko nimba warakoze nabi bajye bashaka inkoni bagukubite. Nyamavu dukwiye kwishimira imyaka tumaze tukishimira n'ibyo twayimazemo ntabwo ari ugupfa kwishima gusa. Ako se buriya mu by'ukuri barushoje turasoje mwabyumvise. Hanyuma Mama Charlene umuntu ushobora kugukenera icyambere yagusanga kuri chaîne yawe ya Mama Charlene official. Hanyuma na nimero ya telefone ashobora kukubonaho. Nimero yanjye ya telefone ni 0788 355 42
688. Iyo kuri WhatsApp ni 0728249116. Imana ibahe umugisha.